propaganda. Propaganda ya mbere irarangiye. Icyo bateganyije muri 2020 kiba kigezweho. Siko bimeze muri bya bindi yerekanye muri 2015 biba bigezweho. Bikoma mu gatuza bati ibyo twavuze nibyo twapanze noneho birashitse. Reka noneho dukomeza umugambi kuko ntibaragera ku cyo bashaka. Icyo bashaka ni ukugira ngo isi yose bayishyire munsi y'ibirenge byabo, basiribange bamenagure uko twagiye tubivuga. Bavandimwe niho barimo kutuganisha nta handi. No kutwereka ko hari indi si nshya barimo kurema. Ese mu by'ukuri iyi gahunda ya Satani igamije iki? Wayirinda? Yirinde. Iyi gahunda ya Satani yirinde, kuko ibintu bigenda byisubiramo. Uko byari bimeze kera niko bigenda byisubiramo, kuko nta cyo munsi y'izuba bigenda byisubiramo ibyo tugiye kureba. Turifashisha Bibiliya rero turebe uko Bibiliya tubwira uko byamye bimeze kera, byanditse neza niko bimeze, niko bizagenda no mu gihe kirangira. Ingingo ya mbere turebe mu itangiriro n'imperuka. Imperuka izaba imeze nk'uko itangiriro ryagenze. Mu itangiriro bari bafite ibivejuru. Ibyo bivejuru nibyo byagize DNA, birayihindura kubera kuryamana n'abagore, abana b'abantu. Igihe cyose urabona ko bibanda kuri DNA kuyihindura. Kera bakoresha ibivejuru, ariko ubu ngubu bakoresha gukingira abantu kugira ngo bahindure DNA. Urumva ko bigenda byisubiramo nk'uko natangiye mbivuga. Mu itangiriro rero 6:4 reka dusome icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Byanditse mu itangiriro 6:4. Ibivejuru, ibimanuka, kubyarana n'abana b'abantu yari yo gahunda. Reka tuze turebe impamvu n'icyabiteye, impamvu byabyaranye n'abana b'abantu. Kabiri, intego yari iyihe? Yari ukugira ngo bakumire Kristo atavuka. Bamaze guhindura, bagombaga guhagarika Kristo kugira ngo atavuka. Bumvaga ko ibivejuru biryamana n'abana b'abantu, intego yabo yari gukumira ivuka rya Kristo ntazaze nk'umucunguzi, ko bari bazi gahunda neza. Ivuka rya Kristo niryo bashakaga gukumira. Baragiye barihinga, barashakisha hirya no hino, basanga DNA ariyo bagomba gukoraho. Na n'ubu niko bimeze, ariko reka dukomeze turebe iby'aba bantu uko bimeze. Imana rero yararebye ibateza umwuzure nk'uko tubizi ku bwa Nowa. Imana yabarushije ubwenge ibateza umwuzure kuko bari bafite gahunda nyine yo kurimbura inyoko muntu. Imvura iragwa karahava, baruzurana. Nowa akababwira ati nyamara muze. Baranga, barapinga. Umwuzure uraza urakubita uratwara bose. Nowa yisimbukira mu nkuge ye, nuko yakize. Nk'uko tubibona none muri Bibiliya, uko Nowa yakize n'umuryango we, akirana n'abantu 8. Nuko yarokotse. Nowa rero yaje kurokokana n'abahungu be 3, aribo Shemu, Hamu na Yafeti, hamwe n'abagore babo bose hamwe bakaba bari 8. 5, isezerano rero ryari rifitwe na Shemu nk'uko byanditse neza. Ubuhanuzi bubivuga nuko isezerano ryari ryanditse. Shemu niwe agomba kuvaho urubyaro ruzazana umukiza, kuko ari isezerano ry'ubuziraherezo Shemu yari afite ry'ibihe byose. Shemu rero niwe wabonye isezerano yo kuzavamo umukiza, nk'uko tugiye kubireba uko byakomeje. Dushoje tuvuga isezerano rya Shemu, reka turebe abakomotse kuri Shemu. Bari bakomotse kuri Shemu
shemu, abamukomotseho hari aba bakurikira ni Aburahamu wavuye kuri Tera abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo. Turumva iri ni rya sezerano Imana yabahaye ry'uko bazavamo umukiza. Noneho Yakobo we akaba ari we wakomotseho bwa bwoko 12 bwa Isiraheli. Ubwoko 12 bwa Isiraheli bwavuye kuri Yakobo. Noneho muri bwo havamo Yuda. Ubwoko bwa Yuda wibuke ko ari wavutse ari uwa 4. Kuri Yuda niho havuye Kristo. Yavutse kuri Yuda kugira nyine ngo aze akore rya sezerano Imana yari yarabwiye muntu. Kristo niwe waje aje gusoza isezerano Imana yahaye ubwoko bwayo. Isezerano ryo gucungura abantu bayo rero Kristo niwe wagomba kurisoza. Mu itangiriro wibuke ko nkuko byari byanditse neza bagomba gukumira ngo Kristo atavuka, ariko birananirana aravuka. Isezerano ry'Imana rero, Imana yari yahaye isezerano abantu bayo nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Imana yari bahaye neza, irabihanangiriza, "Nimwe abantu banjye, nanjye nzaba Imana yanyu, nzaba Imana yanyu." Turebe rero uko baje kuritatira. Dore uku nguku niko babatwaye uburetwa, nuko babajyanye bacurikiranyije. Reka tubisome mu Gutegeka kwa 2 28:68. "Kandi Uwiteka azagusubisha muri Egiputa inkuge, ubwato." Reba ukuntu babatwaraga, umbwire ngo abantu ntabwo aribo bari ubwoko bw'Imana. Nuko babatwaraga bagerekeranye. Dore noneho iby'Imana yari yababwiye bizababaho nibanga kwiyumvira. Reka tuze tubisome nk'uko ubibona aho ngaho uko byagenze. Gutegeka kwa 2 28:48. "Uwiteka azaguteza umubisha, agushyira umuringa kw'ijosi." Dore uko byagenze, babambitse imiringa. Nuko byagenze bikwemeza ko ari ubwoko bw'Imana. Dukomeze turebe uko byakurikiranye. Mu Itangiriro 15:13, 1619, 2020 tuzi byabaye. 2019 nibwo imyaka 400 yari yuzuye. Umubisha azakubabaza imyaka 400. Imyaka 400 yari yuzuye 2019. Niyo mpamvu bahise haza biriya bintu bya coronavirus, bateza biriya bintu kugira ngo nanone bongere basubire mu byo twabonye by'ibivejuru nk'uko tugiye kubireba. Bashaka kubikora kugira ngo bakumire ubuhanuzi bakoresheje inkingo. Niyo mpamvu bakoze ibintu bya 2019 kugira ngo bakumire ubuhanuzi. Umwami Herode wibuke yica impinja ziri munsi y'imyaka 2. Ubu bize ubwenge bwo gukingira. Tukibaza ese ibihugu bibandaho cyane cyane byo muri Afurika niho haba huzuye bwa bwoko bw'Imana bavuga bwabuze? Birashoboka. Ushobora no gusaba uri mu bwoko bw'Imana utabizi. Iki ni ikibazo gifatika. Urabona ko ibintu byose babikora kugira ngo bakumire ubuhanuzi, ariko ntibishoboka.